Mbere na mbere reka mbibutse gato uko amanota asona hanyuma tubone gukomeza. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Noneho mu kumanuka wavuga ngo do, si, la, so, fa, mi, re, do. Amanota arindwi nayo ngayo twibukiranyije. Reka turirimbe amanota ya solfège. Do, re, mi, do, re, do, re, do, si, la, so, do, si, la, so, fa, so, fa, mi, do, si, do, si, do. Do, re, mi, do, re, do, re, do, si, la, so, do, si, la, so, fa, la, so, fa, mi, do, si, do. Ok, reka duhindure ijwi turirimbe no muri base nubwo ndyamye. Do, mi, so, fa, re, do, la, so, do, fa, re, do, so, fa, mi, do, re, so, fa, mi, le, do, la, le, so, fa, mi, fa, so, do, mi, so, la, so, do. Ok, tugiye guhindura page tuvuge dusome andi manota ari soprano na base yayo. Do, so, mi, do, so, do, si, do, mi, le, do, mi, le, do, mi, do, sol, la, so, fa, mi, fa, so, do, so, mi, do, mi, le, do, la, si, do. Ubwo base yavuga ngo do, mi, so, do, si, so, la, so, fa, mi, fa, re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Noneho mu kumanuka wavuga ngo do, si, la, so, fa, mi, re, do. Amanota arindwi nayo ngayo twibukiranyije. Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe nitwa Haragirimana Theophile. Iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Ni channel ibagezaho cyane cyane amasomo ya muzika, kwiga solfège. Ndongera ndabanza kubiseguraho kubera ko harashize igihe kinini, ntabwo ari gito rwose, tutabasha kwigana amasomo ya muzika, ariko no kubiseguraho no kubasaba imbabazi kubera ko hari igihe biba ngombwa ko ibintu bimwe na bimwe bisimbura ibindi, umwanya ukaba mutoya, ariko aho ngarukiye
nabasaba ngo ntimukangaye guhera, wenda muzangaye gutinda, ariko guhera byo rwose ntabwo nzabikora, nicyo nabasezeranya. Duherukana mu masomo aheruka twiga, abo twigana gushize murebe amasomo yaheruka, twize intera harindwi cyangwa se iyo twitaga intervalle de 7e, niyo duheruka kwiga, nibyo somo duherukira kwigaho. Uyu munsi rero tuje gukomereza aho twari tugeze. Nari nababwiye yuko habura intervalle imwe cyangwa se intera imwe, ariyo bita urunani mu Kinyarwanda, nibingibi bita intervalle d'octave. Intervalle d'octave rero niyo ntera ya nyuma mu ntera twize zose. Iyi ntera rero mu magambo make kugira ngo tuyisobanure tuze kujya mu myitozo hano, ndagira ngo mbanze babwire ko urunani cyangwa se intervalle d'octave ariyo bita nyine urunani mu Kinyarwanda, ni umwanya cyangwa se ni intera ibiri hagati y'inota n'irya munani. Uvuye kuri iryo nota waba uzamuka cyangwa se umanuka urwego rw'amanota. Ikindi iyi ntera itandukaniyeho n'izindi nuko ayo manota abahuje izina. Tugiye kubona hano urugero mu ntuza mu myitozo. No kuvuga iyo bavuze ngo ayo manota abahuje izina, nuko iyo uvuze ngo do, iyi do yo hasi muri kuyibona mwese, uhita uyivaho ukajya kuri do yo hejuru. Wafata niba ufashe re ukaza gufata ire yo hejuru, kubera ko niryo nota riba ari rya munani. Sinzi niba muri turi kubyumvikanaho twese. Nuvuga ngo uvuye hano kuri inota rya do ya mbere, kugira ngo twumve ko igira rya munani nuko turabibara tukabyumva. Iyi do ubwo yaba ari iya mbere, re yaba ari iya kabiri, yego re yaba ari iya kabiri, mi yaba ari iya gatatu, fa yaba ari iya kane, sol yaba ari iya gatanu, ra yaba ari iya gatandatu, si yaba ari iya karindwi. Noneho murumva ko rero do ibaye iya munani. Niyo mpamvu mu runani bakubwira ngo ni inota, ni umwanya cyangwa se ni intera iri hagati y'inota runaka n'irya munane. Uvuye kuri iryo nota waba uzamuka cyangwa se unamanuka urwego rw'amanota, kandi bakakubwira ngo icyitonderwa nuko ayo manota abahuje izina. Bivuze ngo iba intervalle d'octave kubera yuko wavuye ku nota ugahita ujye usimukira ku rya munani. Turaje turebe uko bayaririmba, uko bayasona, ariko kandi ukamenya yuko ayo manota abahuje izina. Niyo mpamvu hano biragaragara, hano wavuye kuri mi urahita ufata indi mi hano. Uretse yuko nabwiye ko ushobora no kubivanga, ntabwo ari ihame ko imyitozo yose turaza gufata inota ngo duhite tugera ku rya munani ngo ayo manota aba agomba guhuza amazina. Ntabwo ari ngombwa. Ushobora no kuva kuri do ukajya yego kuri do yo hejuru ikaba ibaye octave, ariko wenda wagaruka wafata nk'iyire ukaba wajya no kuri mi ukaza kubona gusimbuka nyuma. Ntabwo ari ngombwa ngo amanota yose 100% abe arimo iyo ntera y'urunani twavugaga. Ariko icy'ingenzi uba ugomba kumenya, kimwe n'izindi intervalle zose twize, nuko niba ari intervalle ya octave ari iyi turiho, icyo uzamenya nuko uzava ku inota rimwe ujye ku rya munane uvuye kuri iryo nota, waba uzamuka cyangwa umanuka urwego rw'amanota. Ikindi nuko ayo manota azaba ahuje izina, kuko niba uvuye kuri mi ukajya kuri mi yo hejuru, byanga bikunze hagati aho ngaho harimo amanota. Mi ya mbere niyo ya mi yo hejuru, ubwo mi yo hejuru arabiya ya munani. Kimwe nuko unamanuka nabwo niko wabibara. Twabibonye urugero ko kuva hano kugera aha ngaha harimo rigira rya munani, nicyo kimwe n'aha ngaha n'ahandi hose. Reka dukore iyi myitozo turebere hamwe uko isona. Nababwiye yuko iri gutera igipimo ugasa ikiro kiba ari igipimo cya kabiri kuri kane. Aya manota yose kubera ko ari branche turagenda tuyatindaho ibihe bibiri. Ta nuko bigenda. Iyo usanze atari branche tuvuga wenda asiribanze, icyo gihe aba ari noir, kandi yari noir hano hajyamo ebyiri hagati ya barre de mesure n'iyindi hajyamo noir ebyiri, kubera ko noir ebyiri zo zingana na branche imwe. Ibintu ndumva twarabyize abo duherukana murabyibuka. Niyo mpamvu rero kuri aya manota yose gutera igipimo turagenda dutera kabiri kuri kane nkuko ari cyo badusabye, ariko kandi
buri nota tukayiritindaho ibyo bihe bibiri nyine kuko zose urabona ko ari branche. Reka twihuse turebere hamwe ukuntu intervalle d'octave cyangwa se urunani aya manota kuva ku inota ryo hasi ugahita ujya kuryo hejuru ese wabisona gute. Twe twaramenye imbere mwibutse ko twabanje guhera hano tukareba twibukiranye ko amanota akurikirana aya ngaya arindwi: do re mi fa sol la si na do yo hejuru, ukongera kubivuga n'amanuka twabibonye. Kimwe nuko ushatse wanakomeza ugeze kuri no do yo hejuru wahita ukomeza re mi fa ugakomeza na no hejuru. Kimwe nuko na hano hasi ugeze kuri do ushaka gukomeza si la si hasi, ntabwo aya ngaya nayifatiza ariko amanota arakomeza cyangwa se no kumanuka akaba yakomeza. Yego, reka rero turebere hamwe ukuntu tugiye kuvuga aya manota ari hano muri intervalle d'octave. Bibusa ko intervalle d'octave nituyirangiza none turaba dupfundikiye intera zose tugiye kwiga ibindi birimo amakroche ndetse n'ama double croche. Do reka nze duhere hano harimo do re mi fa re so do. Sinzi niba muri kubibona, ni ukuvuga ngo nta kintu kinini gihinduka ku bijyanye n'uko amanota yarasanzwe asona. N'ubundi usona kwa kundi ahubwo ukamenya ngo uvuye ku nota hise ugera ku rindi. Reka tugere tubisubiremo. Ikindi nuko nanone hano nababwiye iyo usanze hamanutse hamanuye kandi karongo biba bifite gusobanura ko umwitozo urangira hano. Niyo mpamvu tutageze hano ngo duhite dukomeza aha ngaha. Iyo dusanga hano hari akarongo kamwe twari kuvuga tugakomeza twaza gusoreza aha ngaha kuko hariho hari tubiri, ariko bivuze ko uyu mwitozo uri ukwawo n'uyu nguyu ukaba ukwawo. Reka twongere tubivuge do re mi fa re so do. Nuko nguko noneho hano twavuga ngo do do luego do so fa mi re do. Urumva ko nta tandukano rinini, ni ukumenya gusa ngo iyo uvuye ku inota ryo hasi ukajya kuryo hejuru muri octave ari ryo rya munani ubikora gute, ese iyo umanuka kubigenza gute. Nkuko nababwiye hari n'igihe batarindira ko mu myitozo yose cyangwa se no mu ndirimbo ntabwo hazaba ari itegeko ko amanota yose haraba harimo intera y'amanota 8 kubera ko hari naho bishobora kuba atagerayo. Nuko nkaha ngaho urabona ko hano havuye kuri so yo hejuru bagahita bajya kuri fa, ariko bavuye kuri no fa bahita bajya kuri fa yo hasi. Ubu hano urumva ko amanota 8 arimo, ariko hano nta yarimo. Ariko icyingenzi gusa nuko iyo myitozo hagomba kubonekamo intervalle d'octave. Ndumva ari ibi ngibyo nabasora kuri intervalle d'octave. Wenda kaza dusubiremo na kano gatoya iyi twe twayisubiyemo. Hano bavuga do so fa mi re do. Nuko nguko okay, murakoze rero. Intervalle d'octave niyo ngiyo. Ndashimira abantu mwajyaga munyandikira mumbaza mutese ko nta masomo rero kutugezaho. Murabona ko nagarutse nkuko nabibasezeranyaga. Ubu ngubu ndibaza ko ubutaha ndaje ngerageze kwihutisha tugere mu macroche na double croche, ariko icyo mwasigarana n'ibi ngibi kuri ku ntera nizere ko mwazize neza. Iyi ngiyi twa dusigaje, hanyuma kandi nawe waradukurikiye uyu munsi ari bwa mbere nizera yuko wenda ufatiye kure, ariko byaba byiza urebye amasomo yacu yabanje ukamenya n'izindi ntera zitari octave kuko hari izindi twabanje kugira ngo ubashe kumenya
gukurikiranya aya manota no kugenda usimbuka uko bigenda. Rero nkuko nabisezeranije, ndashimira umuntu wese waba yankurikiye, kandi mbasaba ko mwakanda like na comment mukampa ibitekerezo, yaba ari ushima yaba ari ufite icyo nk'inyunganizi, nta kibazo. Comment yari yose ndayakira kandi ndayisoma, ndetse aho biri ngombwa nkanabasubiza. Niba hari wari utarakanda subscribe kuri iyi channel ya Ndabakunda TV, nawe wayikanda kugira ngo ujye ubona andi masomo n'ibindi byose mbategurira. Ntabwo nshaka kubatindira rero uyu munsi, kubera ko ariko nari ngarutse, reka nze tuzahure ubutaha. Ciao ciao, ngewe nitwa Haragirimana Theophile.